icyicaro mwebwe muze mumpamagaye abandi bari bose bahagarara aho bageze uretse guhamagara ugezweho abandi bari hanyuma dusabe umuntu waba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika bugufi hano bakora umuryango remezo abashumba mu matorero bahita bakurikizaho hano. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Nigihamya cyuko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo,
uko iteye hano, ariko turabashimira gutabara no kudufata mu mugongo nabo tumaranye iminsi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kugera uyu munsi. Protokoli dufashe umusaza yegera Silver hepfo, muzabona uko yegera mu cyacuru. Protokoli dufashe twatangije rero n'isengesho kandi turarishoje. Dushimiye abo muryango remezo bashiki bacu bafashe gusenga. Gahunda ya kabiri iri bukurikireho ni gato cyane, iminota 2 ncamake z'ubuzima bwa Chantal. Gahunda ya gatatu turaza gusezera hano mu rugo. Gahunda ya kane no gukomeza ku kiliziya hano mu Yabaraya. Tugomba kuba tuhageze saa 7. Murabizi ko ibintu ari gahunda ifite saa 6:23 nitukabya turakoresha iminota yose hamwe 12 cyangwa n'itanu. Gahunda zose ziri hano. Turi mu rugo rw'umubyeyi wacu Hategekimana Gregori. Dufite agahinda n'umubabaro bituruka mu ko twagize ibyago. Twabuze uwacu wadukuwemo, kuri bamwe ni mushiki wacu, ku bandi ni umubyeyi wabo, ku bandi ni umwana muri rugo witabye Imana. Uyu umubyeyi Marie Chantal yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 1989. Yitaba Imana cyangwa se asoza urugendo rwo mu isi itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 2026. Yari amaze imyaka isaga 37. Hanyuma yari afite urugo, asize umuryango harimo ababyeyi, abavandimwe n'abandi. By'umwihariko asize n'abana 3 yabyaye mu nda ye. Twese turavuze ngo Imana imuhiruko ridashira kandi Yesu amutuze aheza. Ko twamaze gusenga rero, ngira ngo ingingo ya kabiri yari incamake z'ubuzima bwe. Yabanaga n'abana amahoro benshi. Kumvisha abanya kuva ku itariki ya mbere kugeza n'ejo n'uyu munsi. Ntago tuza kubigarukamo kiretse nitugera mu ndi mwanya wabigenewe. Twumvisha umuntu umwe mu bakozi be yafashije gufasha abasha kwiyubakira inzu. Twumvisha abo yagaburiye, abo yaguriye imyambaro n'ibindi byinshi. Ubuhamya rero nubwo bw'ibanze. Dijya nazamura indirimbo amasegonda atuzuye umunota. Tuzahora dusoma ubuzima bwe n'igihano cy'uko yabanye n'Imana. Kandi ngo wiza yakwandikiye abandi bakomeza bagenzi Abandi bakomeza batambuke basezera ubwo yabaraho mu mureke. Abandi batambuke basezera. Umara gusezera ticyaha itasohoka haruguru gatoya. Mpamagara abantu mu byiciro mwebwe muze mumpamagaye. Abandi bari bose bahagarara aho bageze uretse guhamagara ugezweho. Abandi bari hanyuma dusabe umuntu waba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika bugufi hano, bakora umuryango remezo, abashumba mu matorero bahita bakurikizaho hano baze basezere.
haramutse hari se wabo cyangwa nyirasenge nawe agasezere utari wabona ukuntu azamuka turabikora mu byiciro. Umuryango wa bugufi ushumba twabahaye umwanya muze namwe musezere igihe bigurimo nta kibazo. Nyuma y'imiryango nyuma y'abayobozi mu itorero no mu idini dukeneye abantu bo mu nzego z'ubuyobozi. Dukeneye tifu haba hari umusirikare umupolisi baze babanza dusezere. Abantu bo mu nzego z'ubuyobozi babaye bahari ko twabanye kuva ku itariki ya mbere baze basezere. Abandi baraba baretse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Nigihamya cyuko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima
urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu